What is your favorite Bible verse? Mark 9:23. Anything is possible if you believe. Mariko 9:23 haranditswe ngo Yesu aramubwira ati uvuze ngo niba mbishobora byose bishobokera uwizeye. What is your favorite Bible verse? Romans 10:13. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Abaroma 10:13 haranditswe ngo kuko umuntu wese uzambaza izina ry'Umwami azakizwa. What is your favorite Bible verse? My favorite Bible verse is Psalm 27:4. One thing I have desired of the Lord that I shall seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Behold the beauty of the Lord and inquire in his temple. Zaburi 27:4 haranditswe ngo icyo nsaba Uwiteka ni kimwe n'icyo nzajya nshaka ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho nkareba ubwiza Uwiteka nkitegereza urusengero rwe. Jya muri comment nawe tubwire umurongo wo muri Bibiliya unezeza umutima wawe. Don't forget to subscribe, like, share and comment. Please, thank you.